ikindi hari igihe ntekereza nkakureba nkareba ukuntu Imana yakuremye ikakugira mwiza. Ni ukuvuga ngo Imana wowe kukurema yari ivuye gutembera mu birunga. ubu ngubu tuvugana ahangaha Tania anamaze kumupangira, gusa amaraso ye iminsi 2 yonyine aramaze kunyobwa n'imbwa. niba wemeza kubizima hano mu utari kwa yakandi ntaco kwishaka turajyayo wagiye kudusha Joma ndagiye ariko nashaka kukumenyesha ko mfite imfura yawe. teka nitwite ariko ndi sister wa James nkaba na murumuna wa Jane. Kuki? Ariko nyine papa ubu nyine nabikemuye nashakira igisubizo nk'intore humura. Ngubu ibyangombwa bya company ndabifite mu kiganza. Hari igicucu. None se ibyangombwa ufite udafite uburenganzira bwo kumarira. ikintu nguhamagariye Acyonse? uzi ko Afia na Zahabu bagambaniye kwica Cece. Ngo? Bagambaniye kwica Cece. What? Mukuru wanjye ashaka kwicana? Ashaka kwica nyirabuja? Nabibwiwe na Brian. Sinzi ukuntu byamucitse arabimbwiye. Kandi uzi ko Brian turarana. Rekera byihorera. Afia ndamuzi. Hello. 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 Yes boss. Salama meze. Ebana ubungu bakazi nagasoje Cece yacishe. Are you sure? Kabisa ubu nagasoje gusa hari umuntu warokotse rwose numvise ariko avuga ngo ni murumuna we. Ni Cleo ngira ni Cleo. Numvise amwita Cleo. Nungu mwihorero ngo na kibazo pe umureke. Ebana ubungu bakazi kakozwe kabisa. Usabla. Zakoze keza. Ndakora abantu kongera 50,000. Siwumva erega ni wowe boss. Abona kandi kazu gatunganye nako nzakemera vuba. Nizere ko utari kunyibisha amakuru mu kanya uraje yarebe kuri televiziyo dusobanura ukuntu urupfu rwagenze. Sawa. Reka twongere tubifurize ibihe byiza mwe mukomeje gukurikira gahunda zacu n'ibiganiro twabateguriye. Muri aka kanya ninjiye muri studio kubera inkuru yihutirwa y'akababaro itugezeho nshaka kubagezaho. Ni ku gicamunsi rero cy'uyu munsi ubwo hamaze kuba impanuka ikomeye. Imodoka mu bwoko bwa Ravafo yari irimo abantu 4 iva ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi yerekeza mu Rwanda i Kigali, aho yakoze impanuka igeze mu karere ka Kamonyi. Iyi modoka yari itwaye
gihe abantu bane, babiri muri bo bahise bahasiga ubuzima. Mu bahasize ubuzima rero hakaba harimo n'uwitwa Cece. Uyu Cece abantu benshi bari bamaze kumumenya, ni umushoramari ukomoka mu gihugu cy'u Burundi ariko akaba yaramaze kinini akorera mu Rwanda. Uyu rero nawe akaba ari mu basize ubuzima muri iyi mpanuka. Mu babashije kurokoka harimo umushoferi w'iyi modoka witwa Brian ndetse na murumuna wa Cece witwa Cleo. Aba bose bari bari muri iyi modoka, bakaba bari mu rugendo ruturuka i Bujumbura berekeje mu mujyi wa Kigali. Amakuru ahari rero nk'uko bitangazwa n'aba babashije kurokoka, akaba avuga ko icyari kibazanye byari gutaha ubukwe bwa Mr Gugu cyangwa se uwitwa Gugu wakoranye igihe kirekire n'uyu mushoramari Cece. Tukaba twagera rero tuti uyu Cece Imana imuhe iruhuko ridashira. Amazina nitwa Cleo, abandi muri muna wa Cece. Se impanuka byagenze gute? Manuka Cece yapfiriyemo. Badusabe shoferi yegere hano imbere ari we wenda twaganiza nk'umushoferi warutwaye imodoka yari irimo umushoramari tuzi nka Cece. Watangira utwibwira ukatunyuriramo muri make uko impanuka yagenze. Nari umushoferi nitwa Brian, ninjye umushoferi wa Ravafo yaritwaye umushoramari Cece na Cleo n'undi muntu wari ubaherekeje mu bukwe bwa Mr Gugu. Ubwo twazaga mu Rwanda tuvuye mu Burundi nibwo twahuye n'ikamyo mu nzira iratwitambika mu gushaka kuyikatira ngo itatugonga, nibwo twaguye munsi y'umukingo. Ninjye wabashije kurokoka njyewe na Cleo, ariko abandi ntabwo babashe kuvamo, bataye ubuzima. Ese nkawe nk'umushoferi nawe wari uvuye mu Burundi? Oya, njye ntabwo nari mvuye mu Burundi, nari mvuye kumufata ku mupaka nk'umushoferi. None se Gugu, Olivier ko mbona yaje ameze nabi, byamugendekeye bite? Wamukuye? Mama Teta, Olivier nawe wamubaza twahore kuri Petina. Ntabwo nanifitanye nawe, nagiye kubona mbona ngo turacakiranye. Nibwo nari ngitandukana n'uwitwa Jamali na Mabuja n'abantu nahoze nkorera mbere. Ngiye kubona mbona Olivier turacakiranye. Nanjye sindaganira nawe, wamwibariza ngo uyu. Wamwibariza Olivier, ko mbona usa naho isi yakwanze, byakugendekeye bite? Mateta byihorere, isi ntabwo ariyo yanyanze, ahubwo bene wacu nibo babi. Bene wanyu nibo babi. Akazi ko karahari. Wowe nari nkeneye n'umukozi. Ahubwo niba urabyemera ugakora mu rugo cyangwa ndi bukurangira ahandi. Icyo nzi cyo nuko uri bubona akazi. Ahubwo se ufite telefone? Oya, ariko nawe ukumbyarya. Urambwiye uti mu rugo urampa akazi. Hasi nk'uryarya. Urambwiye ngo urandangira ahandi. Wowe mbwiza ukuri Imana. Umva, wowe urahitamo. Uri umuntu w'iwacu n'undi sinakwema akazi. Urahitamo gukora iwanjye cyangwa hano ndi bukurangira. Biraterwa n'uko uri kumva nyine akazi ushoboye. Ariko noneho simundi wabandi uri wacu. Hano haza urumva nakurya nk'inshuti yanjye noneho yo mu cyazana ngo twaze n'igikapu ahubwo. Ufite n'agatelefone se? Telefone? Umva rero, ubu turahageze aha ngaho uri kubona. Urupangu nyine marembo nariya. Aha ni wawe? Ni iwanjye. Noneho niyo modoka uri kubona ni iyanjye, urabona ko utazabura akazi. Ahubwo se none waba ufite nimero ya Gugu? Ntabwo ndayifite. Telefone njye rero yari yanzimanye. Ahubwo nkiza muhamagare mubwire ko nani mugora twaje kumusuhuza. Somanite taracyari hano. Ukanamubona. Reba kamanite kiriho sinzi. Kamanite se ufiteho? Menya yashize mbere ko turi kuvugana kare. Wowe ntugire ikibazo. Turi hano ni iwanjye. Umva ubu nta kibazo wagira wageze mu rugo. Nta kibazo se. Ndabona n'imodoka amayinite yashizeho. Ahubwo kanze ngurireho amayinite hari. Yego. Ndebe nimero kuyireba byo ndabizi hano. Kureba kuri telefone. N'ubu ushaka waba wicaye hano. Ndaje mpagusanga ikangura amayinite hano. Datinda ntugire ikibazo. Ndaje. Kambe n'igutegereje. Igere vuba wanguke. Ko mugenga yakize nani? Uza. Ufite n'imodoka mwe? Ako si igihe nategerereje amasaha yageze muri 2 ntegereje umugabo asanga yambeshe ndakoga nkomange ndebe. Peter yanze Peter wo kwivuka. Mama Teta nta Peter nta Olivier. Bose ni nk'utubani mbese nta munyakuru urimo.
nuko wenda uri mukuru utazi amanyanga bagira ariko aba ntago ari abo kwizera njye no kubafasha nko gufasha abana bo kwivuka nta kindi kabireza none se ku buryo yakwiba mugenzi we yaramuhumuye nyine yamweretse ko yageze mu mujyi imbere kuko abantu baje mu mujyi imbere bamwe baraga mu kiraro abandi bakarara mu ntebe abandi bakarara munsi y'amasafuriya bageretse hejuru nuko nguko Kigali iteye ariko ababeshyi usigaho ruzanye ninkura nawe icyo nzi ko azagumuka sebo shaka kumbaze kandi usubize iby'ukuri ni iki cyatumye utinyuka kunca inyuma ukagira naho utera inda basi sobonaga njye ntabasha kubyarira cyangwa wenda unambwiza ukuri niba utakinkunda nabyo mbimenye sintekereza uburyo watinyuka gukora kiriya kintu gutera inda nicyo kibazo ufite donc kuri wowe ntabwo ari ikibazo kunca inyuma byonyine ni ikibazo icya kabiri none ukagereka no gutera inda urimo urabyumva neza basi hani n'uwarya imbwa yarya inzondo tani ya koko yazara kuba wenda n'undi mukobwa muzima nari upfe no gutorera ariko ubundi njye na Tania tuba twaye iki erega nta nubwo nanze umwana ntabwo nanze kubyara rwose ariko basi hari undi muntu atari na Tania ko kubyara na Tania rwose ni igisebo sinzi impamvu utari no kubyumva sinzi impamvu utanebonye mbere y'uko ujya no gufata icyo cyemezo hanyuma se niba umwana ntacyo agutwaye kuki ushaka kumwica na nyina mutaretse na se ngo kwica ibyo se watwira gusa iyo gahunda sinakubeshya ngo ntayari ihari ariko mu bantu ntakwemera ko n'abagenda ni wowe sibyo urabizi ko ngukunda so ntabwo nakwemera ko hari n'ikintu na kimwe cyaguhungabanya nubwo ukora bino byose nubwo wanciye inyuma yego byarambabaje ntabwo nareka kuvuga ko nababaye ariko ntabwo nafata umwanzuro wo kuguhomba bizabe rero biturutse ariko njye ntabwo nabikora aho bize ukuri buri ikintu cyahungabanya Tania ntwitiye imfura nanjye cyampungabanya Kodina rero mama wawe yankoreye bya mfura mbi kabisa ibiki siko yanyine ashaka ariko wenda kwizeye ntabwo wanenguha gusa wenda ngiye sinagutenguha ndabizi mama wawe ari mama wawe ari nawe muri bigusha kuri njye ariko ubwo ngufite na mama wawe ubu namwibagiwe byarangiye ujya ku mukecuru usize abana nkatwe mama wawe ntabwo ari umukecuru tu sinzi sogokuru wanyu cyangwa se nyogokuru wanyu harimo umuntu mwiza wabahaye ubwiza kabisa mama wawe nubwo akuze ariko azi kwiyitaho nese Jamal kubera icyo wifuza kurya umwana nyina ukandongora nanjye ukarongora na mama ni inshuti y'umuryango urumva umuryango wanyu ndawukunda kuba ukunda umuryango bivuze ko ugomba gukora serikire mu muryango uca kuri njyewe kuri mama kuri ubwo bizarangira ugeze no kurumva nkunda umuryango wanyu kuva kugera kuri zero urukundo ntirusanzwe cyane n'ubundi njye nkunda urudasanzwe urazi Jamali njye nkunda urudasanzwe sisite njye birantunguye kujya kuri mama wamuva ukajya kuri njyewe ubwo no bizazenguruka no ku mwuzukuru no kuri reka mami tumukuremo ivugire ibyacu kuko bya mama byararangiye ninjye nawe tujye kwirebera ibyiza sha Imana yabahaye ubwiza
Jama ngiye guha kandi ndakuryohereza. Nanigereza. Stop. Stop. Ikise kandi. Ndagira ngo isomo. Somurihe. Mfite umugabo kandi mfite n'ubukwe. Ngiyewe reba gutya. Hera hano uzamurigeze hano. Ntabwo ushobora kwandavurira wowe. Uri kumva? Ndagiraga ngo nguhe isomo. Wenda ibyo wirirwamo ibyo ukora byose wabicikaho. Njyewe mfite umugabo kandi mfite n'ubukwe. Uri kumva? Ntabwo ndi nkawe. Nta kibazo uramufite njye ntabwo ndi nkawe sibyo n'undi munsi uzagende utazatekereza kunyoberaho njyewe Badine uri kumbona thank you yana gusabwa Olivier umuntu mukuru nkawe ukagira imitekerezo nk'iyo ngipfuye gute wumva ko nuhura nabo ngo aho muzahurira ngo si uzagukira ntabwo ikibi cyiturwa ikindi kuko ubwo n'ubugome n'ubutindi bwo mu mutima nani nkuko avangu neza ntiyiturwa indi ntabwo wagatuye iki wakugiriye nabi ngo umuture kumugirira iki nabi ubuse muhe mukarwana ukamwica cyangwa akakwica umwe muri mwe bamushyira muri gereza undi bakagera bate umwe niba ari muri gereza undi aba yapfuye bamushinguye mwamwungutse iki bintu yankoreye uyu niwe gugunze ufite umutima mwiza nturahinduka uracyari wa wundi kandi tukirisi ibintu abatekereza bikwiye ni byiza cyane ako se bwo ko umaze imyanya hano ubona ntari kubona goreti umukuru ya goreti aho mbahana habera igicucu umugabo ungana gutya ubwenge bwawe mu majipo muki aho gutekereza undi mushinga cyangwa se umutekereza uti muri uyu mujyi ngiye gukoramo iki utangiye gutekereza goreti nta nisahuramo ariko uzi ko ubwenge bwawe buba mu majipo kurwara turamukura Olivier byari ibintu ari kumva ntabwo ngende kubyumva neza ni gute mu gihugu nk'iki ngiki kirimo umutekano kirimo amahoro umuntu abura ibyumweru 2-3 bareza ngo ntabwo araboneka gute se papa ni ikibazo pe kuko natwe byatuwe ntabwo tuzi icyo gukora none se kuri polisi babwiye ngo kuri polisi nyine baravuze ngo baraza kudufasha kubashaka ariko ngo natwe dutanga itangazo kuri radiyo papa udusenga ibyibura ryawe mafi yabyitayeho gafite ibintu bimuhangayikishije umwana muto nkawe n'ibiki guhangayikisha niko ngaho tubwire ma n'ibiki nyine ntabwo byabura ariko humura rwose rimwe na rimwe tugenda mushyira ku murongo nta kibazo gihari nakubwiye ngo mbwire buri kintu kimwe ku kindi kuko umwana wanjye ntabwo agomba kuba gutyo wowe nagushingiye bizinesi ngushingira kampani shyiramo amafaranga ahagije ngushakira umurundi kazi w'umukire kugira ngo umufatanye mushyire hamwe imigabane mukore ikintu kizima ikibazo ufite kindi ni ikihe papa iby'umurundi kazi byihoreye afi yabaramwirukanye mu kazi kugeza ubu ngubu ntekereza ko nta na 3% by'umugabane afite muri iyo kampani none se ibyo nibyo bije bite none se ni gute ibyo bintu se cece twahuriye Burundi murikumva neza ari kwitegura kugaruka mu Rwanda ngo ari uko agomba kuzamo nta kintu yigeze ambwira none se ubwo mwe kuki mutabimbwiye mwebwe bimeze bite rwose ibintu bya cece ni birebire pe gusa cece yarandiye neza ndamuyoberwa nkaza nibaza na cece narinzi cyangwa ndi muntu icya mbere yangize umukozi nari nkwiye kuba owner wa kampani ngo twari tuyifatanyije icya kabiri aranyirukana icya gatatu kigeze ku bindi aricyo kintu papa ibaza ko yafashe wa muzamu wakoraga hano witwa Gugu akaba ari we yigurira kampani yose mwese bibise kuki mutabimbwiye ngo nongere mbahuze nk'uko rero nabahuje imbere ngo mbahuze ibibazo mu bikemure papa cece siwe mubi ahubwo umukobwa wawe niwe mubi ntazi kuko ibyo atazi gusa ari ngenda cece ninde mubi umuntu wari inshuti yanjye twafatanyije ibintu byose tugatangirana kampani ikagera kuri ya rwego
nyuma akankora ibyo bintu ubwo ari njye nacece ninde mu ariko nyine papa wowe nyine nabikemuye neshakiye igisubizo nk'intore humura ngubu ibyangombwa bya kampani ndabifite mu kiganza. Ibyangombwa ufite udafiteho uburenganzira bikumariye iki? Niko pati ngo hafi ya ngo uboneze gute ngo ukomera kuzana n'umukobwa. Papa ngiye nkumenya n'umutima wanjye ko mama